mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tukaba tugiye kwibukiranya ku bijyanye n'ubuzima. Burya iyo tuvuga ubuzima tuba dushaka kuvuga kuva igihe umuntu yavukiye kugeza igihe umuntu yapfiriye. Burya ubuzima ntabwo bugira formule, ahubwo ubuzima bwuzuyemo amabanga menshi. Abamenye ayo mabanga babayeho neza, mu gihe abandi bataramenya ayo mabanga babaye mu buzima bubagoye. Uyu munsi nkaba ngiye kwibutsa ibijyanye n'amabanga 11 yagufasha mu buzima. Aya mabanga nagufasha uzansabira umugisha wicecekeye, kandi natagufasha uramenye ntuzantuke ahubwo uziturize. Ngewe nkaba ndi Hamis bin Mariam nk'ibisanzwe, nkaba ngusaba ko wakanda subscribe kugira ngo iyi channel ikomeze twitere inkunga, kandi nanone kugira ngo nawe ujye ubona ibiganiro byacu bitakugoye uko bisohotse. Ibanga rya mbere, ubaka connection, ntubake ubushuti, kuko burya mu buzima inshuti ntago zizifuza ko watera imbere, ahubwo uzabirebe n'umunsi uzafungura business. Abantu bazakugana bwa mbere ntago ari inshuti zawe magara wita ko ari inshuti zawe, ahubwo ba bantu bakure mutaziranye cyane, ahubwo mwubatse connection, aba nibo bantu bazakugana bwa mbere. Biranagoye ku muntu w'inshuti yawe magara mu gihe ugeze mu bibazo kuba yagutabara ngo abe yagukura muri ibyo bibazo. Iyo tuvuga connection, ni ba bantu mwamuziranye mu buryo runaka, abantu mushobora kuba mwarahuriye ahantu hagiye hatandukanye. Mushobora kuba mwarahuriye mu birori, cyangwa se mukaba mwarahuriye mu modoka, mukaba mwarahuriye ahantu mugiye kureba umupira, cyangwa se hariho hose mwarahuriye. Aba bantu mukaba mwahana nimero za telefone ku buryo ushobora kuba wagira ikibazo ukaba wamuhamagara. Iki nicyo bita connection. Inshuti igihe cyose uzahura n'ibibazo ntago zizaza zikugana zishaka ko zagukemura ibibazo, ahubwo abantu bakure, abangaba twita ngo abantu mwubatse connection nabo. Nanone burya iyo ufite icyo ushaka gukora gishobora kuba cyaguteza imbere, inshuti zawe zizarwanya igitekerezo cyawe, kuko zizamenya yuko byanze bikunze ibyo ugiye gukora bishobora kuzaguteza imbere ku buryo uzabarengaho, mu gihe abavandimwe bawe bazaguca intege. Kandi nanone igihe uzaba uteye imbere ukaba wagera ku byo wifuza, abantu bazakwegera aba mbere ni inshuti n'abavandimwe. Niyo mpamvu mbashishikariza ngo mu buzima bwawe kugira ngo ubeho neza muri iyi si, uzubake connection, uzirinde cyane ku icyo bita friendship. Ibanga rya kabiri, uramenye ntuzigere wizera cyane inshuti yawe magara, kuko iyo nshuti yawe nayo ifite indi nshuti yayo, kandi iyo nshuti yayo ikaba atari inshuti yawe. Ibitabo bitagatifu biratubwira ngo uramenye uzajya ucunga ururimi rwawe icyo ugiye kuvuga ubwira umuntu. Umugabo umwe yibye amafaranga muri company, arangije ajya kubibwira inshuti ye magara. Inshuti ye nayo irangije ihita ibwira inshuti yayo y'umunyamakuru, kandi nk'uko mubizi abanyamakuru ntago bajya bagira ibanga. Umunyamakuru yahamagaye umujura amubaza aho yakuye amafaranga yubakishijemo inzu y'umutamenwa idasanzwe muri icyo giturage. Umujura yahise akupa telefone byihuse n'umujinya mwinshi, yibaza ahantu uyu munyamakuru yakuye aya makuru. Ndetse umunsi ukurikiyeho yagiye muri ofisi. Akimara kugera muri ofisi, aba auditors baje bamutunguye. Nk'uko mubizi aba auditors iyo bagutunguye biragoye kuba wabacika, kereka uri murumuna wa Yesu. Bamusanga afite igihombo cyinshi yateje company y'abandi, bahita bafatira imitungo ye yose. Kuva ubwo ngubwo uyu mujura yahise amenya ko uwamushishijemo ari inshuti ye magara yabwiye ibanga rye. Kuva uwo munsi yahise arahira ko itazongera kugira inshuti uretse Imana gusa. Aravuga ati inshuti zose ni indyarya. Yavuze ko ari indyarya kandi yariye wenyine. Nimba ushaka kubaho neza muri iyi si, amabanga yawe ujye uyagumana, kubera ko niramuka uyabwiye undi muntu mu gihe wowe yakunaniye kuyibikira, uramenye ntuzatekereze ko uwo yabwiye azayacecekana, kuko we nyir'ubwite yakunaniye kuyabika. Ibanga rya gatatu, kugira ngo ubashe kuba watera imbere, ubuzima
kugira ngo utere imbere nuko gusa ugomba kumenya gutera imbere bisabwa ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni amahirwe, icya kabiri ni umuhate ukorana mu akazi kawe, icya gatatu ni impano Imana yaguhaye, ariko uwo muhate ugomba kujyana n'impano ndetse n'ubwenge, ugakoresha ubwenge. Akazi k'imbaraga uzakarekera abandi bantu bakoresha imbaraga, ariko wowe uzakora akazi kari smart ukoresha ubwenge Imana yaguhaye. Ibyo kuvuga ngo gukora akazi n'imbaraga nyinshi n'umuhate mwinshi nibyo byaguteza imbere, ibi ngibi nibyo duhora tubeshwa. Kubera yuko uramutse bitegereje iwanyu, abantu bakora imirimo ivunanye kenshi si bo bantu usanga bafite ubushobozi bwinshi, ahubwo abantu usanga bafite ubushobozi bwinshi nibo abantu usanga bakora akazi kari smart, abantu bakora akazi k'ubwenge, batunze ibipangu ndetse n'amamodoka, mu gihe babandi bakora akazi k'ingufu ndetse n'akazi kabasaba imbaraga nyinshi bahora bari hasi igihe cyose. Ibanga rya kane, nugira inshuti 5 z'abajura uzamenye ko nawe uzaba umujura wa gatandatu. Nugira inshuti 5 z'ibicucu nawe uzaba igicucu cya gatandatu. Nugira inshuti 5 z'ababiliyoneri nawe uteganye kuzaba biliyoneri wa gatandatu. Kubera ko byanditswe yuko abantu inyoni zisa ziragurukana, biragoye kuba waba uri umukene ngo ugire inshuti mu biliyoneri. Ibanga rya gatanu, nubona buri wese akuvuga nabi ntuzireme agatima ngo uvuge ngo igiti gifite imbuto nicyo giterwa amabuye. Hari igihe igiti giterwa amabuye bitewe n'uko muri icyo giti harimo inzoka. Wigenzure cyane kuko hari igihe wasanga uri umwami ufite umurizo, ukora ibishoboka byose ubukate, kuko burya byanze bikunze ingeso mbi cyangwa se imyitwarire mibi ntago yihishira, imeze nk'inda y'umubyeyi. Umubyeyi yatwite inda ye ntago ishobora kwihisha. Uko niko tugereranya imyitwarire mibi cyangwa se imico mibi ku muntu witwara nabi muri sosiyete runaka. Ibanga rya gatandatu, jya witondera buri muntu wese ukubwiye ngo turi inyuma yawe turagushyigikiye, kubera yuko rimwe ushobora kuzahindukira ntumubone. Nimba igicucu cyawe nijoro kiguhunga, ese ubibona gute ku muntu utarya mu rugo rwawe? Ibanga rya karindwi, kugira ngo uzabashe kubaho neza muri ubuzima bwo muri iyi si, uzige guca bugufi, wirinde kwikuza, kuko buriya guca bugufi ni imikoreshereze myiza y'ubwenge cyangwa se igaragaza nyine ko uri umuntu ufite ubwenge. Mu gihe kwikuza no kwibona ni ibigaragaza ko ubwenge bwawe buri hasi mu mikoreshereze, mu kubukoresha uburyo bukoreshamo, ni ibigaragaza ubwenge bwawe uburyo buri hasi cyane mu mitekerereze. Kubera ko nuramuka uyikujije muri iyi si uzajya uhora upfukamye, uzajya uhora uri hasi. Ibanga rya 8, mbere yo gufata umwanzuro mu buzima bwawe ujye ubanza ugenzure impande zose, ntukarebe uruhande rumwe gusa. Uyu munsi abana benshi bafitanye imibanire mibi n'abapapa babo, bafite urwango ruhambaye bapapa babo bitewe no kumva ibyo bamama babo bababwira ibibi by'abapapa babo. Ushobora kuba utazi ibya mama wawe bitewe n'uko papa wawe yabihishe. Nimba ufitanye ikibazo na papa wawe, ubanza umusabe imbabazi, hanyuma umubwire akubwire amabanga ya mama wawe, hanyuma wipfire. Ibanga rya 9, umuryango umwe w'ubuzima nuramuka wifunze, uramenye ntuzarwana no kuwufungura kuko ushobora kuzawuvuna. Nibishoboka uzanyure mu idirishya, kuko ikitari riziki yawe ntago gishobora kuribwa. Ese ni hehe wabonye agatsinsino kareba imbere? Utagukunda uzamureke yigendere, niba nashoboka uzamuhitike yigendere. Umugabo umwe yafunguye iduka ashyiramo umugore we, abakiriya baramutwara bamugira umugore. Ese wabuze impamvu? Nuko uyu mugabo yahatije kuba yakundana no kubana n'uyu mugore. Undi mukobwa yibye amafaranga iwabo ayehereza umusore bakundana ngo atangire business bashakane nabo babe abakire. Umusore amaze gufata amafaranga, amaze gufungura business no gutera imbere,
yahise abwira umukobwa yuko atashobora kumushaka kuko we ntabwo yashaka umujura. Ibanga rya 10. Kabone nubwo waba wageze kure, uramenye nuramuka umenye ko watakaye mu nzira, uzasubira inyuma. Ko gusubira inyuma kongera gutangira bundi bushya ntago ari ubugwari. Ni byiza gutangira bundi bushya ukagerayo amahoro kurusha kuba watangira kuba wakomeza aho wari ugeze ukakomerezaho ariko ntugere aho ushaka kugera. Kuko umwana wo mu mujyi ntago ashobora kuburara ahubwo atinda kurya gusa. Ibanga rya 11. Ibanga rya 11, ntuzite cyane ku bijyanye n'imyaka yawe. Nimba hari inzozi ufite, kanguka uzishyire mu bikorwa, kubera yuko imyaka ni imibare gusa, ndetse no gusaza ni ibyiyumviro umuntu aba afite muri we. Ntabwo bizarebwa ngo amatama yawe amaze koroha bingana gute bitewe n'ubusaza, ariko nuramuka ugeze ku nzozi zawe, ayo matama yawe azahabwa utubizo. Ibyo murabyumva gute? Mbere yo gusoza nakubwira nti ibibazo ntabwo bigira konje. Uramenye umunsi uzahura n'ibibazo, uramenye nawe ntuzajye muri konje hato utazagaruka ugasanga ibibazo byamaze kukurangiza, bimaze kukwica. Uzahangane nabyo mpaka. Aya niyo mabanga yabateguriye kuri uyu munsi, amabanga 11 ashobora kugufasha mu buzima bwawe. Nanone ndabibutsa yuko iyi channel ku muntu uyireba ku nshuro ya mbere kuba yakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bikomeza bibagereho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, nkaba nakomeza kubifuriza amahoro y'Imana ko yabana namwe. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.